Rimwe mu makosa 5 ushobora gukora ukaba wabura buruse bitakabaye ngombwa. Ndagira ngo munyihanganire nabetse video nyinshi zigiye zitandukanye hano ku Ityazo TV mbere ku buryo wakora application muri za kaminuza zafunguye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ariko sinaberetse uburyo ushaka gukora rimwe muri aya makosa 5 ngiye kubabwira ukaba wabura buruse ndetse bitakabaye yuko wabura buruse. Murakaza neza hano ku Ityazo TV. Mbanje kubashimira kuba mugiye kubana nanjye muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nsanganyamatsiko ifitiye abantu benshi akamaro. Turebe rimwe muri aya makosa 5 akorwa n'abantu basaba buruse bakaba bayibura mu buryo, ndetse turebe n'uburyo bwo kuyirinda ukaba wabona buruse. Niba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi w'umwana wifuza kwiga ku ngengo y'imari no, iki ni icyegeranyo kitakwiye kugucika. Ku musozo w'iki kiganiro uzamenya uburyo wakwirinda amakosa akunze gukorwa n'abasaba buruse ndetse ugafata n'umwanya wawe wo gutegura neza ibisabwa. Ntugategereze rero niba ugikunda ibitekerezo nk'ibi ngibi kandi ukaba utarabonye uko kanda subscribe, nyamuneka kanda subscribe kuri iyo nzogera ndetse unafungura inzogera kugira ngo ntuzacikwe n'andi masomo akurikira azatuma ugera ku nzozi zawe. Reka tureke gutinda rero turebe ku ikosa rya mbere abantu bakunda gukora igihe barasaba buruse bakaba bayibura ndetse bitakabaye yuko babura buruse. Ikosa rya mbere rero ni ukutamenya neza ibyo buruse isaba. Reka nongere ndisubiremo, kutamenya neza ibyo buruse isaba ni kimwe mu makosa akomeye cyane abantu basaba buruse bakora. Abantu benshi bifuza buruse ntibashobora kumenya neza ibintu buruse isaba. Urugero, hari buruse zisaba amanota yo hejuru mu masomo runaka nk'imibare cyangwa indimi, kandi hari n'ibisabwa kugira ngo uze kuba wabasha kuba wabona iyo buruse. Urugero, iyo buruse ishobora kuba isaba ururimi uba uzi gukoresha neza. Urugero nk'icyongereza, igifaransa, igishinwa, icyesipanyolo, ikiyapani ndetse n'izindi ndimi zikunze gukoreshwa mu makaminuza agiye atandukanye. Rero benshi bahita basimbuka uyu mwanya bakajya ahantu handitse kwa applyinga bakajya kuzuza dosiye, ariko bakirengagiza yuko hari ibintu buruse isaba. Uburyo bwo kubyirinda rero, soma neza amabwiriza yatanzwe n'ikigo gitanga buruse ndetse unatekereze niba ibyo usabwa bihuye n'ubushobozi bwawe. Niba hari ibyo udafite banza ubyubake mbere yuko usaba buruse. Reka twihute tujye ku ikosa rya kabiri rikunze gukorwa n'abantu basaba buruse bakaba babasha kuba bayibura ndetse rino kosa rimwe rikaba ryatuma batabona buruse ndetse bitakabaye ngombwa. Rero ikosa rya kabiri ni ikosa ryo gusaba buruse zidahuye n'ubushobozi bwawe. Ndongera nsubiremo, gusaba buruse zidahuye n'ubushobozi bwawe. Hari abanyeshuri basaba buruse zidahuye n'ubushobozi bwabo cyangwa n'icyiciro cyabo cy'ubumenyi cyangwa gahunda bigamo. Urugero, ushobora kuba uri umunyeshuri wiga ibigendanye n'ubuvuzi ariko ugahita usaba buruse yagenewe abantu biga ubukungu. Icyo gihe uba utaye umwanya cyane ndetse ukaba wabasha no gucarenjinga abantu batanga buruse. Uburyo rero ushobora kwirinda bino bintu, banza umenye n'uwo buruse yagenewe. Hari abantu baba baragenewe buruse y'ubukungu, icyo gihe abiga ubukungu nibo bazabijyamo, ndetse abiga siyanse hari buruse zabagenewe nibo bagomba kwiga siyanse. Rero tekereza neza, utegure urebe niba iyo buruse yawe ibyo wiga bigendanye n'ibyo urimo urasaba. Hitamo buruse zijyanye n'amasomo wishimira ndetse n'urwego rw'ubumenyi bwawe. Icyo gihe iyo ubikoze neza ubasha kuba wabona buruse kuko watanze amakuru ya nyayo kandi yizewe. Ikosa rya gatatu rero abantu bakora ni ukutandika inyandiko mvugo ikomeye. Inyandiko mvugo ikomeye izwi nka motivation letter. Iyi nyandiko mvugo ni urufunguzo rukomeye cyane mu gusaba buruse. Nyamara bamwe mu banyeshuri bandika inyandiko zisanzwe zidahuye neza n'ibyo buruse ishaka. Hari abantu bandika ibintu bidahuye n'ibyo buruse ishaka. Urugero, bashobora kwibagirwa kuvuga impamvu bashaka iyo buruse cyangwa uko bazayibyaza umusaruro mu gihe kizaza igihe bayibonye. Igihe iyo udashyizemo aka gatrick ko kubasha kuvuga impamvu uri gushaka iyo buruse, biza kuba byagutakariza amahirwe yo kubura buruse kandi bitakabaye ngombwa, cyangwa ukibagirwa gusobanura ukuntu iyo buruse ugiye guhabwa uzayibyaza umusaruro. Iyo rero wagaragaje ibi bintu ubasha kuba waba umwe mu banyamahirwe babona iyi buruse. Suzuma neza urebe niba waprayinga
buruse ukareba niba buruse usaba igendanye neza, ndetse ugakora ni motivation letter ku rwego rwo hejuru, bituma wabasha kuba wagira amahirwe yo kubona buruse. Ndetse uburyo bwo kubyirinda, andika neza inyandiko ikurura umutima w'utanga buruse, unasobanure neza impamvu ugomba guhabwa iyo buruse, ako kantu ukanotinga ahantu, ndetse unagaragaze uko izagufasha kugera ku nzozi zawe, nko guteza imbere umuryango wawe cyangwa igihugu cyawe. Iyi niyo trick irimo cyane. Niba uri musaba buruse, garagaza ukuntu izagirira umuryango wawe akamaro, ndetse unagaragaza uburyo izagira igihugu cyawe akamaro. Mother tongue ni igihugu cyawe, igihugu cyakuhaye iyo buruse, ukuntu uzakigirira akamaro. Ntabwo ari cya gihugu baguhayemo buruse, ahubwo ni igihugu cyawe uvukamo, uzatuma ubyaza amahirwe iyo buruse umusaruro mu guteza imbere igihugu cyawe ndetse n'umuryango wawe. Icyo gihe iyo bigaragaje muri motivation letter, bibasha kuba byatuma ugira amahirwe yo kubona buruse, kandi iki ni ikintu abantu batanga buruse bibandaho cyane. Irindi kosa rya kane rero abantu bakunze gukora, ikosa rya kane abantu bakunze gukora ni ukwibagirwa cyangwa udasuzuma neza dosiye y'iremezo. Iyi dosiye y'iremezo ni dosiye ikomeye cyane. Hari abanyeshuri bohereza dosiye y'iremezo irimo amakosa akomeye, nko kwibagirwa gushyiramo inyandiko z'ingenzi nka raporo y'amanota, transcript, cyangwa impapuro zemewe, cyangwa ibyemezo cyuko uzi ururimi rwasabwe mu mabwiriza. Hari ururimi ruba rwasabwe, ukanasuzuma neza ibyo bintu niba wabyujuje. Icyo gihe rero iyo ubashije kuba wakwibagirwa aka kantu, ndetse nunasuzume neza dosiye y'iremezo, biza kuba byatuma byagutakariza amahirwe yo kubona buruse kandi bitakabaye ngombwa. Rero hari uburyo bwo kubyirinda rero. Banza usuzume neza dosiye yawe inshuro nyinshi mbere yuko uyohereza. Banza uyisuzume mbere yuko uyohereze, ndetse ushobora no gusaba inshuti yawe cyangwa umwarimu wawe wakwigishije w'inshuti yawe, akabasha kuba yabigufashamo, akurebera udukosa twa hato na hato wakoze, akabasha no kuba yakunganira, akaguha igitekerezo. Icyo gihe iyo wabikoze neza, uba uri umunyamahirwe mu kubona buruse mu ba mbere. Reka rero twigire ku ikosa rya gatanu, ariryo turi bugarukireho muri iyi video. Ayandi makosa tuzakomezaho ubutaha. Ikosa rya gatanu rero ni ugutegereza igihe cya nyuma kugira ngo utangire gusaba. Yego, hari igihe abantu benshi bategereza ko igihe cyo gusaba buruse kigeze ku musozo kugira ngo batangire kuyitegura. Ibi bituma rero bakora amakosa menshi yoroheje, cyangwa bagatuma dosiye zabo zitabasha guhitwamo. Igihe utanga dosiye yawe mu mwanya w'abantu ba nyuma, ukaba rero bagafata dosiye z'abantu ba mbere, bikaba byakubuza kubona iyo buruse, kubera yuko we wazitanze mu ba nyuma. Abanyuma n'ubundi baguma ari abanyuma. Rero icyo ugomba gukora, tegura neza, ndetse utangire gushaka buruse hakiri kare. Mu mutwe wawe urabanza ukayitegura, ndetse ugategura byose mbere yuko iyo tariki yagenwe itangazwa. Ndetse unahitemo igihe cyiza cyo kuganira n'abashobora kugufasha mu gutegura iyo dosiye yawe yo gusaba buruse. Icyo gihe iyo bavuze ati niba utanze dosiye yawe ku itariki 30, hari wayitanze ku itariki ya mbere, umuntu watanze ku itariki ya mbere akurusha amahirwe cyane, dore yuko badafite umwanya wo kujya kureba ibintu by'inyuma, ahubwo bareba abantu bafitemo ubushake, bakoze application bwa mbere. Wicyo ugomba gusabwa ni ukuba mu mwanya w'imbere mu bintu byose. Icyo ushobora gukora ubu ngubu rero, niba usanzwe uri mu nzira yo gusaba buruse, fata akanya usuzume niba utari gukora rimwe muri aya makosa 5 twavuze haruguru. Ndetse wibuke ko buruse ari amahirwe adasanzwe, kandi ko kuyibona bisaba ubushobozi no gutegura neza ibyo usabwa. Icyo twebwe tugufasha rero nk'Ityazo TV, ntidukwiye guhagararira ahangaha. Hari byinshi dushobora kuganiraho ku yandi makosa abantu bakora mu gusaba buruse. Mu cyegeranyo gikurikira tuzaganira ku nyandiko zisabwa mu gusaba buruse, uko uzandika, ubwo ndavuga CV cyangwa curriculum vitae ikurura abantu.
iyi CV ni kimwe mu bintu bikurura abantu batanga buruse mon cher ami. Iyo ufite CV ihamye ikomeye neza, yewe uba ufite amahirwe yawe menshi 100% yo kubona buruse ndetse n'uburyo bwo gutsinda ibizamini bya buruse. Ibyo rero muri video itaha nibyo ngira ngo nzabereke, kugira ngo nuzacikwe n'iki kiganiro nyamuneka kanda subscribe, noneho unashyireho akamenyetso ka notification all, ufungura inzogera yawe kugira ngo ujye ubona aya makuru ku gihe, ndetse wandike muri comment y'ukuntu ibintu ubyumva. Ndabashimiye cyane kuba mwitabiriye iki kiganiro kidufitiye akamaro. Niba hari icyo ushaka kudusobanuza rero, shyira igitekerezo cyawe muri comment, ndetse unasangize iyi video abandi bashuti bawe kugira ngo nabo babone amahirwe yo kugera ku nzozi zabo binyuze mu bumenyi bagenda bunguka mu kubona buruse. Mureke dukorere hamwe rero tugere ku majyambere yacu twifuza. Aya yari amakosa 5 abantu bashobora gukora igihe bemo barapurayinga basaba buruse bikaba byabuza kubona buruse. Ndetse hari video nagiye mbereka nyinshi z'ukuntu wakwapurayinga muri kaminuza zigiye zitandukanye hano mu Rwanda zamaze gufungura. Iyo kaminuza zimaze gufungura mpita mbereka uburyo wakoramo application. Ndagira ngo kumera iyi video ndaza kubereka zimwe, ndaberekamo ebyiri wabasha gukoramo application kugira ngo nawe ukoremo application ndetse utegure neza dossier yawe yo kubona buruse. Ndabashimiye cyane, duhure mu kindi kiganiro tureba uburyo wakora CV, turebe n'uburyo wabasha gutsinda ibizamini byo kubona buruse. Nje ni Kaliste Mutabazi, hano ni ku Icyazo TV, naho ibiganiro nakagaruka, turahura mu yindi video itaha.